Ubukangurambaga bwabereye hano ku ishuri ikintu njye nungukiyemo ni uburyo tugomba kwita ku menyo yacu, twita ku isuku rusange, ku mubiri, ku byo turiraho ndetse n'aho tuba turi hano ku ishuri. Tariki 12 Mutarama 2026 mu Rwanda hose habaye ubukangurambaga bw'isuku n'isukura mu mashuri bwiswe Fresheri ku ishuri. Mu karere ka Nyagatare ubukangurambaga bwatangirijwe muri GS Nyagatare aho umuyobozi w'akarere w'agateganyo Bwana Kakoza Henure yatanze ikiganiro cy'isuku muri iki kigo. Abanyeshuri twaganiriye baravuga ko ubu bukangurambaga bubunguye ubumenyi bwinshi ku bijyanye no kunoza isuku. Bati tugiye gukoresha ubu bumenyi tunoza isuku uko bikwiye. Amazina nitwa Niyomuremyi Gadi, nkaba niga mu mwaka wa gatanu amateka, ubumenyi bw'isi n'ubuvanganzo mu rurimi rw'icyongereza. Ni iki ungukiye muri ubu bukangurambaga? Ubu bukangurambaga bwabereye mu kigo cyacu bufite insanganyamatsiko igira iti isuku n'isukura ku mashuri iwacu ndetse n'aho duturuka. Njyewe nsigiye kugira isuku haba ku ishuri ndetse no mu rugo, kuko ijya kurisha ihera iwabo mu rugo. Ntabwo wagira isuku ku ishuri nziza mu rugo iwanyu nta suku iri. Ku bantu batabwumvishe, hari ibintu bitoya cyane dusuzugura kandi bigira ingaruka mbi cyane ku mubiri wacu, bikatuzanira n'indwara. Urugero nko kuborosa amenyo, hari abantu tuborosa mu buryo budakwiye amenyo kandi ariho twakabaye dukora isuku cyane, ugasanga nk'umubyeyi cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ari kuribwa iryinyo, maze yakibwira ko we ari nk'inzoka ye wenda iri gutuma iryinyo rimurya, ariko burya ari wa mwanda ugenda ukipakiramo bitewe no kutaborosa neza amenyo. Rero njyewe nkaba nakuyemo ubumenyi bwo kuborosa amenyo mu buryo bunoze. Ikindi nanone nko mu rugo iwacu hari ukuntu tutita ku isuku cyane cyane yo muri tuwarete. Wajya nko gukingura urugi ugasanga uri kubisikana n'abandi bari kuvayo, ubwo izaba ari isazi mu bisikana kugira ngo zivemo n'aho mazi ujyemo. Rero isuku cyane cyane yo muri tuwarete iba igomba gukorwa kuko niho hava indwara nyinshi nka tifoyide. Amazina yanjye nitwa Nigushimwa Misura, niga mu mwaka wa gatandatu Meg. Ubukangurambaga bw'isuku twari turimo muri iki kigo cyacu, nk'umunyeshuri n'iki bigiye kugufasha? Nanjye nk'umunyeshuri bigiye kumfasha ikintu kinini. Hari n'abafrendi banjye wenda nabonaga ibintu bitagenda neza, wenda ngiye gukangurira no hanze muri sosiyete, ngiye gufasha benshi. Ntabwo ari hano gusa ku ishuri, just no mu rugo hari icyo nyine ngiye kugenda nkababwira icyo batakoraga, nkaba nabasha kubibabwira nabo bakabasha kunoza iyo suku. N'abanyeshuri twiga dutaha ikintu gikunda kugora kenshi, nk'uku nguku wenda hari abana batakura, just babyuka kare baza ku ishuri bagasubirayo bwije, bikaba ngombwa yuko hari ibyo nyine mu rugo batabasha gufasha ababyeyi, babashe gukora ayo masuku nk'uko bikwiye. Ni ibiki wibandaho ushaka kunoza isuku? Ibikorwa ukora kugira ngo unoze isuku? Ibikorwa nkora kugira ngo unoze isuku, yaba aho ntuye, yaba aho niga, aho nicara, buri kimwe cyose cyanjye nyine nkora igishoboka cyose kikaba gisukuye gifite isuku. Njye nakuyemo inama y'uko nyine tugomba kugira isuku ku mubiri wacu, aho dutuye, ibyo turiraho ndetse no muri rusange kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Isuku twebwe ku ishuri turayikora of course, gusa nyine yari nziza, gusa nyine ntabwo tugomba guhagarara aho tugeze, turimo gupushinga kugira ngo byibuze tugere kuri excellent level mu isuku. Isuku biragaragara ko wenda hano ku ishuri yaba ihari. Tubwire noneho inyigisho mukuye aha ngaha n'iki zirafasha no mu miryango wawe, ibyo bagiye bagarukaho ko mu miryango wacu bimeze, mugiye kubibika n'iki muragufasha kugira ngo mubibike? Oya, ntabwo turi bubibike. Icyo nizemo nanatwara no mu rugo ni uko ngomba nyine kujya nkorera isuku amenyo yanjye. Hari abantu batajya bahereza agaciro gukorera isuku amenyo. Ikindi nkamenya ngo niba ngiye kurya cyangwa se mvuye mu bwiherero ngomba kubigira umuco nkajya nkaraba intoki. Yego. Kugeza ubu ngubu ni iki cy'imbogamizi gituma isuku itagerwaho ijana? Ikintu cy'imbogamizi gituma isuku itagerwaho, usanga akenshi mu ngo zacu ibikoresho sometimes ugasanga hari abantu babayeho yiboroshesha nk'igiti, iyo ngiyo mu byaro nyine usanga ariyo mbogamizi nyine iba ituma nyine
abantu nyine kubura ibikoresho usanga ariyo mbogamizi. kubura aho babigura, guhembwa. Oya njye nabifata nk'aho ari imyumvire ko burosante ya 300 ntabwo yatuma udakoresha umuti n'izo na burosante ngo usukure amenyo. Kuba mwiga mutaha mu rugo bivuza gute noneho no kuba isuku itagerwaho ijana ku ijana? Kuba dutaha hari igihe wenda urabona turazinduka, hari igihe ushobora kuvuga ngo ndi buze koga, wenda reka mvuge ku ruhande rw'abantu bashobora kuba bataha kure, akagerayo ananiwe cyangwa se akagerayo nyine akahura n'utundi turimo two mu rugo twinshi tumugota, ugasanga nyine biramubangamiye cyangwa se bibaye imbogamizi kuri ya suku turimo kuvuga. Mu ijambo rye umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri Dogiteri Bahati Bernard ubwo yari yitabiriye ubukangurambaga muri GS Rukomo TSS yavuze ko impamvu bahisemo gukorera ubu bukangurambaga mu bigo by'amashuri ari ukugira ngo imbaraga z'urubyiruko ruri mu mashuri nazo zibyazwe umusaruro. Kuri aya mashuri aba afite imbaraga nyinshi. Ishuri rifite abana 2000, ufitemo abana bageze mu wa 5, bageze mu wa 6, ni abana bafite imbaraga. Bijya rero bitangaza ukagera ku ishuri ugasanga hari umwanda kandi izo mbaraga ziri aho zitari gukoreshwa. Si uko abana baba batiteguye gukora, ahubwo nuko nta bantu baba barafashe iya mbere ngo bahe umurongo babereke icyo gukora. So ni aho rero gushyiraho izo club ziri mu banyeshuri, mu barezi, guhozaho mu bikorwa by'isuku byateguwe no gukoresha imbaraga dufite ku ishuri ari bo banyeshuri, kandi zirahari. Nta mpamvu yuko hagaragara umwanda. Ufite abana b'ingimbi n'inkumi bari ku ishuri bakiga n'uwo muco biga ku ishuri bakanawujyana no mu miryango yabo. Ubusanzwe GS Nyagatare ni ikigo giherereye mu mujyi wa Nyagatare, kikaba gifite isuku igaragarira bose, dore ko iyo uhinjiye udashobora kubona umwanda w'impapuro nk'uko bisanzwe mu bindi bigo. Isuku ihagaragara ni ukubera ingamba ikigo cyashizeho zo kwimakaza isuku n'isukura. Sam Ndagije, Hope TV Rwanda, mu karere ka Nyagatare.